nyine kuva mu mashyamba umuntu yari afite umurizo ariko bitewe n'ukuntu yagendaga yurira ibiti uko wurira ibiti umurizo ukaba utakenewe cyane cyangwa inyamaswa zibashije kwiyadabuta kuri ibyo bintu bibi bibaye mu isi zararokotse zibaho. Iyo ni teori ya adaptation rero yazanywe n'uwo mugabo bita Lamarck. Hari n'umugabo witwa Darwin rero. Darwin we yaravugaga ati ibyo ari byo byose ni selection naturelle. Selection naturelle ati selection naturelle kumva icyo ari cyo. No kubanga isi nihitamo. Isi nihitamo ibintu bizayisigaraho. Nturanye n'umugorozi ni ujye umbwira ati oya ati ibintu byanyu ntabwo mba mbyumva abantu bobu ati bari kugenda babantu ati bari kugenda babyibuha ugasanga umuntu yaratumbanganya ngana umusozi kubera kurya ibyo bintu byo mu nganda ati bararya ati ugasanga umuntu yicaye muri ofisi. Noneho rero ndi kugusobanura yuko ubwoba bwagiye butuma inyamaswa zibasha kongera ubwonko bwazo harimo umuntu nuko noneho bigatuma ubwo bwoba rero butuma umuntu akora ibintu bidasanzwe. Nzakubwira mu mateka yo mu Rwanda ngo umugabo witwa bwoba ngo bigize ngo kumuga Twizera ko meze neza mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana Afterlife TV. Twizera ko aho muri hose mumerewe neza namwe kandi mutamereye neza. Uwiteka Nyagasani Imana yacu Nyiringabo iragenda ibarinda. Mukomeze musenge mwambaze Uwiteka Imana. Reka rero nk'ibisanzwe ni Afterlife TV n'ibiganiro ndetse n'umufatanyabikorwa wacu ni Rutagungira Père Celestin nk'ibisanzwe. Reka tumwegere aduhe ikiganiro noneho umunsi atubwira ikiganiro yaduteguriye nk'ibisanzwe. Yego ndabashuje rero nanjye inshuti bakunzi ba Afterlife TV nk'ibisanzwe nagarutse ngo tuganire. Celestin tuganire kuri ubuzima. Bakunzi bacu ndabashuhuje kubona bari kugenda badukunda bari kugenda bakunda ibiganiro turi kubaha. Wowe wajya kuvuga ati abo mu biyaga bigari abo muri diaspora yego bose badukunde tuganire niba babona ibintu ari byiza natwe biratwankuraja biduha courage. Yabona ari cyo twakongeramo bajye baduha inyunganizi tugira ikintu twakongeramo cyangwa twakuramo icyo mubona kitameze neza. Yego icyo turi buganireho rero mu biganiro by'ubushize tuganira kuri mystery of life, tuganira ku bidasanzwe biba muri ubu buzima, tuganira ku ntangiriro y'ubuzima. Kora ko ibiganiro byacu dushaka gukora turagira ngo duhere ubuzima ku ntangiriro yabwo, tubuhere mu mizi, noneho tubashe kumenya abantu ubuzima bavugaho iki, noneho tubashe no gusesengura mystery yabwo. Tutabarutse ngo tugende tujye ku ntangiriro y'ukuntu ubuzima bwaje, turebe ngo ubuzima ni iki, abantu babufata gute. Ntabwo twabasha kumenya ibidasanzwe bibamo kandi nabwo tutabusobanukiwe. Icyo twabashije gukora rero ubushize twarebye icyo ibitabo bya kera nka Bibiliya, by'umwihariko ibitabo biganisha kuyobokamana ndetse n'umuco. Yego nicyo bivuga ku buzima. Dushigaje kureba uko abahanga muri siyanse basobanura bo ku ubuzima. Urwango uyu munsi tuye kureba siyanse n'ibidasanzwe. Ivuga iki ku yego n'ibidasanzwe ku buzima. Nuvuga ngo rero siyanse ubu aba badukurikira tugiye kubanza tubagira aba scientifique. Tugiye kubafata tubashyire mu ishuri rya siyanse, tubanze tubahe nk'ama diplome nkangahe muri siyanse, hanyuma nibabana kugeramo neza ubundi baraba babyumva cyane rwose. Mu buhanga rero bwa siyanse duhise dukubita twanzika. Siyanse iyo ijya kuvumbura hari ukuntu bavuga bati ariko buriya siyanse yo ibivuga yabikuye hehe. Buriya siyanse hari icyo pere ya siyanse moderne Isaac Newton yaravuze ngo siyanse ni resultat za observation, kwitegereza nibyo bihatse izindi siyanse zose. Ukareba ikintu ukacyitegereza ukakireba amajya n'amaza
cyangwa se ukakidiseka ukaba wagifata niba ari icyatsi ukakirandura ukacyitegereza niba ari inyamaswa ukayifata hariya ukayitegereza byaba na ngombwa ukayibaga ukayicunga neza ibiyigize n'iki ukitegereza. iyo niyo siyansi ni Isaac Newton wabivuze, father of science, modern science. Ni umuhanga wabayeho, abantu ba scientifique bose baramwemera, baramuzi nuko. Ariko iyo narebye ubona ko koko ari uko nguko siyansi imeze. Siyansi iragenda ntabwo yemera ibintu bidafite preve. Bo barakubwira bati ikintu niba nta kibonesheje amaso, sibyo ko kibaho, niba nta kibonesheje amaso ngo nyikoreho nyumvisha uruhu nyikorere tushe nyikoreho, nta kucyemera biraza kungora. Niba icyo kintu ntari bubashe kugenda ngo nkigute numve yacyo, uraza kumbwira ko wenda hari senko rugane dusanze umuntu afite. Yego. Niba atari bubashe kukiguta ngo acyumve, ntago arabasha kucyumva neza. Ntago yacyumva. Niba icyo kintu atari bucyumvisha amatwi, niba ari ikintu gifitijwe ngo acyumvisha amatwi, icyo kintu acyemeze ku buryo nagikora nacyumva, nkafata amajwi nayo nkaza nkakiguha ukacyumva. Nuko siyansi imeze, yizana ibizibiti, yitwaza ibizibiti. Ntago ari bya bindi byo ngo hariko ngo buriya ngo hari ukuntu ngo hari umudu njyamo ngo nkumva ibintu abandi batumva. Siyansi aho ngaho irakubwira ati zana ibyo bizibiti, nintajyeho nanjye ngo mbyumve ndakubwira nti wapi ibyo bintu ndabigari. Nuko siyansi yatubereye. Nuko rero uko ibayeho rero nakubwiye ntubu tugiye kugira abadukurikiye aba scientifique ku buryo turi bubahe tubaha nka turagenda tubaho ududiplome twa lisansi twa master, ku buryo havuga ati kuri ibi bintu bijyanye n'ubuzima aha ndimo neza ati master developer Rutagungira Pierre Celestin yamaye icyo bita update scientifique historie buriya biba byiza, byose ni amateka. Byose ni amateka. Abantu bavuze yuko nibi bintu bya siyansi iyo babivuze mu nkuru z'amateka ariho abantu babyumva neza. Ibintu byose ni inkuru. Nuko reka tubabare iyo nkuru rero. Yego, muri siyansi tugiye kubihuza n'ubuzima. Biragendana n'ikiganiro twakoze ubushize rwose, ubu twamanutse, ubu tugiye cyari kirivuga ku buzima, basically twibanda ku bitabo by'iyobokamana, cyane igitabo gikuze kurusha ibindi bitabo bibiri. Ubundi abemera creativity, ko ibintu byaremwe nuko babyemera. None aha tugiye kugwa nabemera ko ibintu habaye evolution n'iturika rihambaye rya Big Bang. Aho ngaho nigeze kubwira mu kiganiro cyabanje mu Rwanda, barakubwira bati busa bwaritse ku nyanja. Abascientifique barakubwira nabo ku manga. Abascientifique barakubwira ati habayeho none iturika rihambaye muri miliyari 13 zishize, n'iturika rihambaye ryabaye 13 n'ibihumbi 200. Habaye iturika rihambaye rya Big Bang. Niryo ryatanze universe. Niko abahanga bakubwira. Nukuvanga ariko muri siyansi nk'ibindi bisanzwe byose, ukuntu siyansi rero twe dukora ubwo bushakashatsi, bitangira dufite ikibazo twaba tugifite, tukavuga ati reka turebe amateka y'iki kibazo, tugisesengura. Iki kibazo cyatangiye ryari? Ese kingana iki? Ese cyafekita abantu bangana iki? Ese iki kibazo hari umuti wageragejwe kugishakirwa? Ese umuti wabonetse urahagije cyangwa twongere dushakisha undi muti kugira ngo iki kibazo tukivane mu mizi? Abahanga rero bigaga ikibazo dufite aha ngaha ni ubuzima aho bwaturutse. Abahanga bize ibyo bintu barabyiga, barabisesengura. Noneho ubuhanga rero mu kuvumbura ukuntu bigenda, bwana Theodore, uva ku buhanga. Abahanga ukuntu bavumbura bava ku bintu bizwi, bava mu rumuri, basatira umwijima. Ni ukuvuga ngo muri research dukora twifashisha abandi bantu bavuze ku kibazo turi gushakira igisubizo, sibyo? Tukifashisha abantu babivuzeho. Noneho natwe tugashaka methodology, cyo bisa research methodology, tugashaka methodology turi bukoreshe twongeraho akacu ku byo bo bakoze. Noneho twarangiza tukabona icyo bita research findings. Tukabona umusaruro. Uwo musaruro tubona rero ni ufata ibyo bintu bitari bizwi, sibyo? Hakagira ikintu kiza kuboneka
ni ukuvuga ngo nari kukubwira yuko mu rumuri turi kuva mu mwijima. Iyo nkubwira wenda mu mwijima ni nk'umuntu wakubwira bati ariko umuntu yavuye hehe, ariko isanzure ryavuye hehe, sibyo? Umuhanga agahera kwiga umuntu bwe, urumva, cyangwa ugahera kubiriho ujya ku bintu abantu bimeze nk'umugani, abantu batazi niba byarabayeho cyangwa bitarabayeho. Ubwo ni muri dute, nahise muri penombore, mu rumuri rukeya. Urumuri rukeya findings wabonye umusaruro wabyo niba ubishyizeho urumuri, none ukongera ukataka icyo bita umwijima muri bya bintu bitazwi biteye ubwoba, abantu batumva neza. Reka nabyo duhere kuri abantu bari mu rumuri, tusatira umwijima, ibintu tugire icyo tubisobanuraho nabyo. Ubwo rero icyo tugiye kuvuga rero kuvuka k'ubuzima, icyo ubuzima buvuze, turahera mu bizwi. Aha tugiye kuvuga kuri teori ya evolution des espèces. Abantu tuzagera igihe tuyikubwire neza tuyivuye imuzi, ukuntu abantu guhera kuri iyo teori duhereye inyuma tuza imbere, sibyo? Ariko ubu duhereye imbere, duhereye mu rumuri tugenda mu mwijima, abantu bazakubwira yuko habayeho amateori, abantu bavuga batari ko buri ubuzima dufite bwavuye hehe. None se bakakubwira bati isanzure ryo ryavuye he, isanzure ryavuye hehe, isi dutuyeho yavuye hehe, ubuzima bwavuye hehe. Ubwo turi kuva ku binini tujya mu bitoya. Niyo tekinike dukora mu bushakashatsi bayita funnel approach. Tuva ku binini tujya ku bito, tuva ahantu hazwi dusatira ahatazwi. Bati se noneho ubuzima ku isi bwo bwaje buti? None se ubuzima bwo bwakoze evolution gute? Ubuzima bwa evolution des espèces, ubuzima bwo bwiyevoriwe gute? Tugiye kureba amateori y'abantu bavuga ko ubwo buzima bwiyevoriwe. Ni bande babivuzeho? Uzahasanga abagabo bitwaga Lamarck, Jean Baptiste Lamarck. Ni umugabo wakoze ubushakashatsi ku kuntu inyamaswa zagiye ziyevoriwe. Kwiyevoriwa ni kwa kundi umuntu ahinduka, ariko agahinduka akava ku muntu wari usanzwe, akava ku bintu byari bisanzwe ajya ku bintu bitari bidasanzwe. Harimo umugabo witwa Lamarck rero, niwe wavuze ati buriya umuntu ati isi yagiye ibaho ibintu bidasanzwe, isi kazamo ibyorezo, isi kazamo amakuba, kazamo iturika amaturika ahambaye, hakazamo ibizazane byinshi. Ariko umuntu ubashije cyangwa inyamaswa zibashije kwiyadabuta kuri ibyo bintu bibi bibaye mu isi, zararokotse zibaho. Iyo ni teori ya adaptation rero yazanywe n'uwo mugabo bita Lamarck. Hari n'umugabo witwa Darwin rero. Darwin we yaravugaga ati ibyo ari byo byose ni selection naturelle. Selection naturelle, ati selection naturelle kumva icyo ari cyo. Ubwo no kuvuga ngo isi niyihitamo, isi niyihitamo ibintu bizayisigaraho. Yego. Buriya selection naturelle ukuntu uri bubyumve neza, abantu batanze urugero neza ku nyamaswa zitwa girafe. Buriya girafe ibira za gasumbashyamba. Abantu bavuga ko hari za gasumbashyamba kera zari zifite amajosi magufi. None abantu bakibaza kuki hasigaye za gasumbashyamba z'amajosi maremare. Abo Lamarck nibo babisobanuraga batari ko buriya kubera ko ibiti byari birebire zagiye zizamuka zigashaka kurya ibiti birebire, amajosi akagenda kweduka kubera ko zakweduraga amajosi zishaka kurya ibiti biri hejuru, amajosi akagenda kweduka, niyo mpamvu zagize amajosi maremare. Yego. Ariko Darwin akavuga ati ntago ari uko byagenze. Yego. Ati ahubwo ati ibiryo byabaye bikeya mu mashyamba, hasigara ibiryo imbuto zari mu biti birebire. Noneho inyamaswa zari zifite amajosi magufi, za girafe zari zifite amajosi magufiya, zashatse ibiryo zirabibura, zirangije zirapfa. Zimaze gupfa, za girafe zari zifite amajosi maremare zabashaka kubibona, zo zabashije kurokoka kubera ko zari zifite ibyo kurya. None zimaze kurokoka, zigumye zibyarana, zikabyara izindi zifite amajosi maremare. Noneho izo nyamaswa zibaho gutyo, zirororoka uko nguko, izindi zashize. Urumva ko ibyo biti
nibyo byagennye inyamaswa biri busigare ku isi. Iyo ya selection naturelle Icyo bita selection naturelle. Yego. Birumvikanye no. Abantu baranatebyaga bati uzarebe ti nk'abasore ati abasore ti batereta muri iyi minsi ati aragenda akareba agakobwa keza ati abantu bakunda inzobe kurusha ibikara abakobwa b'ibikara ati inzobe nziza yitamuye inzobe aryo mukobwa ugezweho w'umusirimu mu Rwanda ni Shadi nakubaketa abo ngabo n'abandi b'ibibuno rwose ubwo nyine abo b'ibibuno niba abantu bari gukunda nyashi muri iyi minsi bagakunda abakobwa b'inzobe urumva abayorodakwiriye ubwo ngubwo abadafite utubuno badafite ibibuno bajya kubishyirisha abamarina bajya kubishyirisha ariko icyo ndashaka kugusobanurira abadafite ubwiza bumeze gutyo abadafite icyo kibuno abadafite izo nzobe urumva byanze bisukunze ntago bari wanted ntago bakenewe cyane noneho ubwo abantu bazagira gutyo bazakunda umukobwa ufite ikibuno kinini ufite inzobe ahubwo bamuhurira hari nk'abagabo barenga nka 20 bose babe bashaka umukobwa umwe sibyo wa wundi udafite ikibuno udafite w'igikara utari na muremure wa wundi nabura bamujyaho ashobora kuzabyara wenda byara umwana umwe sibyo amubyarane n'umugabo wa mugabo yongera yibonera abakobwa beza bafite ikibuno bafite ubuyobe abataye wa wundi birangire wa wundi abyaye abana bakeya nabyara abana bake nabyara utwana dusa nawe wenda hazavamo n'abagumirwa birangire wa muntu abuze ibintu asiga ku isi hororoke ba bandi abantu bari gukunda sibyo iyo nayo ni selection naturelle none se nufata nk'inka reba nk'izi nka abantu bagenda bagafata ubu se za nka z'inyarwanda uracyazibona reka sizacitse isi yaraziselektiye inkoko z'inyarwanda uracyazibona iyo ni selection naturelle iriya ni selection bizarangira hasigaye izi nka z'umweru n'umukara arizo zisigaye ujye gushaka za nka z'inyambo n'ibigarama n'iki z'amahembe ateze zikamwa litiro imwe uzagira uzishaka muri mize uzishaka uzibura zizaba zikirimo buriya n'ubu niho zisigaye niho umubare munini uzi iziri muri mize ziriya nka ziri muri mize se ahantu bazikuye ngo bagiye kuzishakisha bajya muri ankore bajya hehe hose aho inka zari ziri none se ubureka nkubaze ntago wumvishije ko inkura ejo bundi parike nationale yagiye kuzishaka muri Afurika y'Epfo yego ngo na za girafe no bazikura none se utekereza ko inaha hatari girafe mu bitabo bitubwira ko inaha hari za girafe ariko n'intare zaracitse nyine nibyo ndi gukubwira zabuze ibyo zirya zimwe izindi barazihiga zirashira inyamaswa zagiye zishira ku isi nyinshi ari nyinshi nuko nicyo ngicyo nari kukubwira cyuko science nuko nguko yita selection naturelle umugabo rero bita Darwin nuko yabivuze ati ibintu bidakenewe birashira hari na proverbe ivuga ngo un organe qui ne fonctionne pas s'atrophie sibyo finisse par disparaître iyo ufite organe cyangwa se igice cy'umubiri kidakora kirananuka kidakora exercice kirananuka bikarangira kivuyeho kibuze kikaba turimo twiga ibintu ubwo abantu umwarimu yahitaga aseka kubera ko urumva twabyigaga turi udusore tw'imyaka 18 17 iyo yavuga ati iyo ufite urugingo rudakora hari urwo twitaga twe twumva ntago mwarukoresha kandi tukatwumva twagombye kurukoresha ariko bakaba batubuza ngo ntiturukoreshe bati rero urwo rugingo ati bizarangira runanutse twareba neza koko tugasanga urugendo runanutse ati rero nirugumiza kudakora ati bizarangira ruhungutseho turabate turagowe ab'inkwakuzi bakajya kuzikoresha byarangiye muzikoresha bikarangira abantu bazikoresha yego noneho urumva ni teori isobanura neza ngo ukuntu umuntu yatakaje umurizo kera ngo umuntu yarafite umurizo tuzabibona neza ukuntu umuntu yazamutse
kuva mu mazi kuri serire ya mbere yabyaye serire ebyiri ikagenda igakora za omu za mbere zikagenda bikazamuka. Ariko bakubwira yuko nyine kuva mu mashyamba umuntu yari afite umurizo, ariko bitewe n'ukuntu yagendaga yurira ibiti, uko wurira ibiti umurizo ukaba utakenewe cyane, ariko bakavuga ko byatangiye kugorana umurizo watebeyemo mbere muri kokisi, aho umuntu yatangiye kujya atambuka asa nk'ugenda aho yatangiriye kugendesha amaguru ahagaze. Yatangiye kugenda urabona nka goriye uyibwenga ihagarara imeze nk'aho isutamye, imeze nk'aho isutamye, noneho mu kugenda ukaba ameze nk'aho itagataga, kandi impamvu yahagaze bavuga ko kwari ukugira ngo yongere uburebure kugira ngo ibone imbogamizi. Abahanga bemera yuko umuntu yakoze evolution, bemera yuko ubwoba iyo bwatashye muntu atekereza n'ibintu atakagombye gutekereza, bikarangira akoze igikorwa cy'indashyikirwa nk'icyo cyo gutambuka no kwirukanka. Bivuga ngo umuntu kugira ngo abashe kugenda ahagaze ni uko yagize ubwoba bw'imbogamizi ziri imbere ahatabasha kureba. Aravuga ati noneho reka ngenda mpagaze. Wajya agenda mpagaze ntago arako konyine. Bavuga yuko n'ibiryo byashize mu mashyamba byamara gushira mu mashyamba, kubera ko umuntu yabaga mu biti agenda asimbagurika mu biti, akarya imbuto zo hejuru mu biti zigashirayo, bikaba ngombwa yuko amanuka hasi. Yamanuka hasi kubera mu mwaka wa 60 hafi na 5 habayeho igihe cy'ubukonje gikomeye, yaje de glace, ngo noneho ibiti imyaka miliyoni 65 ibiti byo hejuru bamaze inyamaswa kubera ko ziberagamo hejuru bitewe n'ibyorezo zari zarahuriyemo hasi na za dinosaur zari zarazitumye zigira ubwoba bwo gusubira hasi. Inyamaswa zabagamo hejuru mu biti zaramanutse hasi, harimo n'umuntu. Noneho zimanutse hasi, noneho kubera ko ibiti byari byarabaye bikeya, igiti kimwe cyari imbere. Noneho zimanutse zikabona nta bundi buryo biri kubera ko zasimbukaga zikoresha amaboko, uzabona ko nka za goriya amaboko yazo abasumba amaguru rero ukabona yari yarafite imbaraga nkeya. Nuko zije gutambuka no kureba ibibazo byari, urumva zuriye mu biti kugira ngo zihunge ibibazo byo hasi. Noneho hasi rero zasabwa kugenda zinemye kugira ngo zirarebe bya bibazo zahunze ku isi biri imbere. Uzi intare z'icyo gihe zabyanaga cyane. Noneho rero ndi kugusobanura yuko ubwoba bwagiye butuma inyamaswa zibasha kongera ubwonko bwazo, harimo umuntu. Nuko noneho bigatuma ubwo bwoba rero butuma umuntu akora ibintu bidasanzwe. Nzakubwira mu mateka yo mu Rwanda ngo umugabo witwa Bwoba ngo bigize ngo kumugambanira abantu bari baturanye, ngo babizi neza ko yabwiraga umugore we ngo ajya amuherekeza hanze, barangije bamuteranyaho ibwami kubera ko yari yibaniye neza n'umugore. Bati Bwoba ati yaravuze ngo ubwoba ngo yarabushize, ngo nicyananiye umwami ngo yagikora. Uwo mugani ntago uzi? Narawumva. Ngo noneho ngo umwami aravuga ati iryoshya, ati wowe yaranavuze ati nirambogo yananiye umwami, ati wowe yayica. Umwami ati iryoshya umuzarinzanire. Ngo nuko baragenda ngo bafata Bwoba. Ngo Bwoba ngo aragenda ngo baramubwira bati ugomba kuzanira iriya mbogo. Ngo baravuga bati nutanayijyana ati ibintu wavuze Nyagasani araguhitana. Bwoba rero ngo aragenda ajya mu ishyamba, ngo imbogo yari yaramaze abantu. Imbogo ije ngayirebye ukuntu ngo yari yarubiye, ngo imbogo ngo igira umujinya mwinshi burya. Ngo imbogo n'umujinya igira ngo sinzi icyahute, ariko ngira arakara ngo bihambaye. Igira umujinya w'umuranduranzuzi. Ngirebye ako kagabo rero ukuntu yishabaga batandukanye, ibonye ukuntu haje umuntu umwe, ngo irarakara ngo Bwoba arebye imbogo ukuntu umujinya ifite, abati nta nubwo iri bunjombe ihembe ahubwo irangiye. Nuko ngahita yurira igiti rero, ngo yuriye igiti ngo aracyura bitewe n'ubwoba, ngo arayurira ishami rya mbere rya kabiri bitewe n'ubwoba bwinshi, yibagirwa ko yageze mu bushorishori, arakiminuka arahanuka. Arurira arakirenga arahanuka. Ahanutse ngo ya mbogo yari iri hasi, urabizi imbogo ishobora no gutegereza n'iminsi. Arangije ngo ayigwa hejuru. Ayiguye hejuru arayikomeza. Barayikomeza ngo imboga iravuga ati umunyagwa se ko nsuzuguye, ngo irirukanka agira yizunguza bya bindi by'inka byo kugira ngo agwe. Ngo ariko arayinunira arayikomeza, ngo arangije imboga iri ku ishyamba ryose ayiriho arayifata, ngo irangije itoroka ishyamba, irangije ijya no mu bantu.
ngo irirukanka ngo abantu bose bari bategereje ko bwoba umurambo wa bwoba bawuzana ngo bagiye kubona bati babona bwoba yipanze arayuriye arangije irakomeza ngo iragenda iserera umwami ku karubanda bati mbogo bwoba arayizanye hataranayikuzaniye ahubwo yanayisuzuguye ahubwo ngo bahamagara abantu bati none se ko yizanye nimushaka abantu bayice wese nimuyibona ko yayipanze yanadusuzuguye arayizana no mu irembo ry'ibwami ngo si no kuyica waza ayiriho ayizeho burogobe nuko ubwoba bwagiye butuma umuntu ikiremwa muntu kidevelopa ndetse n'izindi nyamaswa nuko rero ubwoba bwagiye butuma abantu bakora ibikorwa bitangaje yego bazakubwira yuko ngo intambara zagiye zibaho ngo découverte nyinshi zagiye zibaho mu isi zaterwaga n'ubwoba bwo gupfa bitewe n'intambara zidasanzwe zagiye ziba yego nuko ubwo rero icyo twari turimo dusobanura nuko ubwoba atangira guhaguruka atangira kugenda n'amaguru nuko noneho rero abahanga nyuma Bibiliya niyo yagendaga ivuga atari ko ibyo bintu muri mugenda muzana ba Darwin abo ngabo mu 1800 ubwo Bibiliya abantu ntibabyumvaga hari umugabo bita Galileo ngo yigize ngo habwira ati ngewe yari umufilozofe abwira ati ibintu by'isanzure ngenda bizi ati ibyo bintu muri kubeshya ati yababwiraga ko bari kubeshya nawe bakamubwira ko abeshya bati Darwin kirizi bati Darwin ibyo ati Galileo ati ibyo bintu uri kuvuga ngo izuba ngo ntirigenda ngo isi ngo niyigenda bati ibyo bintu byawe nagatangaza ati ibyo bintu ugomba kwemera yuko Imana yahanze isi ikayirema ikayiteraho inkingi ifite ukuntu yabikoze ibyo bintu byo ngo ni umubumbe ngo wirirwa ngo ugenda ngo uhagaze ku busa udafite inkingi ngo izuba ngo ntirijya rigenda ngo riri ahantu hamwe bati we uguvuye aho ibyo bintu byawe ngo baramuhamagaza ibwami bati ngaho icaraho mu gitondo cya kare bati izuba riri hehe Galileo ati ngiririya ati burasirazuba bigeze saa sita baramubwira bati ubwo rigeze hehe bati ngiri hejuru yanjye nyamara uyu mugabo turamwica tutavuye aha bigeze nimugoroba babona riraminuka inyuma y'imisozi hariya bati rigeze Galileo ati riraminutse hariya none uracyahakana ko rigenda ati none se uvuga ngo isi iragenda igihe wahereye aha ngaha wicaye kuva mu gitondo wahavuye bati ntabwo nigize mpapfa bati reka tukwica ukavuna umuhito urimo uranayobya n'abantu Galileo wabapfuye umugabo barinze bamwica avuga ati puruta ereturune avuga aratera avuga ati nyamara nubwo mumpitanye iyi si ntiyigenda byafashe igihe baza gusanga abahanga bajya hejuru hariya basanga ko akantu ni umubumbe basanga n'isi igenda ubuhanga uko bwagiye butera imbere abazize ubusa ariko abahanga benshi bagiye bahitanwa n'abanyamadini bashakaga kubasuzugurira ibintu nuko noneho rero aba bantu bagiye bavumbura ibi bintu by'amateori ya evolution uzahasanga umugabo witwa uzahasanga umuntu bita Hugo de Vries niwe wagiye uvuga ko icyo bita mutation de gene mutation kwa kundi ihinduka kwa kundi umuntu ashobora kuba ari umuntu atari nyamweru ari ugasanga byaye nyamweru nama gene runaka ziba zahindutse ugasanga ariko muri we afitemo amagene ariko ahishe adagaragara ariko ukazasanga ashobora guhura n'undi muntu nawe ufite amagene atagaragara muri croisomade chromosome ibyo bajya bavuga muri science ugasanga bashobora kubyara umuntu bashobora kubyara nyamweru abo ngo rero abivugaho cyane ariko muri teori ya neo-darwinisme yafashijwe na teori aho genetique yavumburiwe abantu banabihakanaga genetique urayibona yavumbuye na Gregory Mendel muri myaka za 840 hafi na 60 nuvuga ngo uwo mugabo niwe wagiye arababwira ati none niba mwahakanaga ko ibi bintu bya gene bitariho ati ngiye kubabwira muza n'abantu ibi bintu bya genetique urabizi ko nk'ibi bintu byo gupima DNA uburyo bapima bakapima umwana wawe bagapima umwana wawe bagasanga umwana wawe
murahuje bahise bavuga bati ba bantu baba scientifique ni abapfumu barenzeho teka twemere bya bintu nibyo none ubu ngubu nta hantu wakwihisha baragenda umuntu wapfuye mu myaka gahinde bakamupima bati soboko bawe yapfuye iki gihe n'ikisha abantu bakabipima rero bakabibona nuko rero abahanga bagiye bavumbura ibi bintu nuko bagiye babibona babona yuko byanze bikunze icyo kintu bise evolution cyabayeho rero noneho icyo twebwe nk'abascientifique icyo abascientifique babivugaho bavuga ko nta mubyeyi uruta undi mu ntangiriro y'ibihe depuis la nuit des temps nuko abafaransa babivuga ati mu kabwibwi k'ibihe bashaka kuvuga nyine iyo baze mu kabwibwi k'ibihe bashatse kuvuga kera kugeza igihe abantu badafitiye amakuru barakubwira bati icyo gihe habayeho inyamaswa zitwaga reprokaryote zavuye kuri ya serire ya mbere zibyara serire karyote ziremamo icyitwa fungi ibyobo buriya ubona ko nk'ibyobo inyamaswa nako ibyobo si inyamaswa sibyo si n'ibimera byisanisha n'inyamaswa n'ibimera ariko noneho ku isi hakaba kingdom ebyiri icyo bita renye hari ikintu ugiye gusobanura nakubwiye ko abantu badukurikiye kugira ngo ibiganiro bizakurikiraho kuri After Life TV bazajye bareba kuri iki kiganiro twabanje kuvuga noneho babona ibindi biganiro tuzavuga ku buzima bazajya babasha kubisobanukirwa iyo tuvuze ubuzima rero ibintu bifite ubuzima uzasanga biri muri za renye ni ukuvuga ngo ni ubwami ntabwo hari icyo bita renye ubwami bw'inyamaswa umwami w'iyo kingdom umwami w'ubwo bwami yitwa umuntu hari ubundi bwami bw'icyo bita renye y'ibimera nabyo renye vegetale uko twabyitaga muri bio yego bifite nabo umwami wabyo umwami w'ibyo wa renye wo mu byatsi ni icyo bita le planta fleur nkuko bavuga ibimera bifite indabo usanga nyine zifite ikigabo ikigore le plante hermaphrodite uzasangamo za hibiscus uzasanga ibindi byatsi byose bigiye bifite indabo ibigore n'ibigabo yego nibyo biyoboye rero urasanga icyatsi kitagira ubundi ibyo bintu waguke kitagira ururabo hari ibyatsi bitagira indabo nk'ibyobo nkuko wabivuze koko ibihumyo uretse ko ibyobo ntabwo biri muri izo ntuzi ntabwo biri muri iyo class bifite class yabyo yitwa fungi rifite renye yabyo yitwa fungi amafungi amaprotiste mbese hari ubundi bwami noneho icyo muri iyo recophage ni ukuvuga ngo renye habamo reclass habamo nyine nyuma y'ubwami habamo classe bango classe de clerigé de noble retiers mbese habamo inzego habamo inzego mu nyamaswa reka tuwenda twirebere ku nyamaswa ariko n'ibyatsi nabyo bigira izindi classe nko mu nyamaswa rero ho uzasangamo hari icyo bita duhere noneho ku ntoya tujya ku nini hazakubanza les amphibiens iziba mu mazi nk'amafi usanga nyine guhera kuzibigoryi tujya kuzifite ubwenge classe de poisson zirimo amapoisson bazita les amphibiens noneho uzasanga icyo bita classe de batraciens uzasangamo ni izavuye mu mazi zizamukamo ariko zigisa n'iziba mu mazi oya les amphibiens ni ibintu nk'ibikeri iyo zigiye mu mazi zibaho zaza no ku gasozi zikabaho urabona ko ibikeri bihumeka zikoresheje icyo bita branchi ariko zajya n'ibihaha zirabigira ubwo ni ukuvanga inyamaswa uko yagendaga iva mu nyamaswa ntoya yagendaga ibona urugane muri evolution y'ibintu yagendaga yiyongeraho akantu yakwiyongeraho akantu ikaba yigiye imbere ho gatoya ifite ikisumbije ibindi urabona ko igikeri hari icyo gisumbye ifi ishobora kuba ari ikigori gipaye raporo y'igikeri mu bijyanye n'imibereho kubera ko igikeri gihumekera mu kwaha ariko gifite n'ubwonko butoya ariko igikeri cyo gifite noneho kirahumekera
mu ruhu noneho kikanahumekera kikagira n'ibihaha. Noneho icyo bakita classe de batrasi. Ngo byarongeye rero byisumburaho gatoya, hazaho icyo bita classe de quoi de reptile, bya bindi bavuga by'ibikururanda. Uzasanga hari ibikururanda ariko se ko ngo kera byinshi byari bifite n'amaguru. Wari inzoka yari yafite yewe ngo hari ukuntu za boa ziriya na za anaconda, iyo barebye ntuza skeleti yabo basanga hari ahantu zari ziri. Aho ngaho rero ubwo urumva reptile zo uzasanga mu mazi naho nk'ingona, uzasanga zibigifitemo akantu ko kuhumekera mu ntuza muri respiration pulmonaire kitane, uzasanga ziyadabuta, urumva zikibuka mu rugo. Niyo mpamvu bakubwira bati ibi bintu byose bifite aho byavuye. Uzasanga zikibuka mu rugo, ariko ugasanga nanone hari ibintu zabonye nanone bihambaye. Uzasanga ubwonko bwazo bwarateye imbere, usange uruhu rwabwo rwarakomeye, ziragenda zikibira ku gahinga nta kibazo. Naho mu gihe birare baratarasiye, uzasanga zikenera amazi. Uzasanga zikibuka mu rugo rwose, bavuga ati tugomba kwibuka mu rugo ni mu mazi. Tukinaga mu mazi, ariko uruhu rwacu rugabohera kubera ko amazi abuze biba bigoye, zishobora no gupfa. Yego, twari turi kuri reptile ukuntu zagiye zidevelopa, zigira nibyaro kugenda. Urumva abantu badukurikiye bashobora kuba batazi reptile ni ibikururanda, ibintu byose bigenda byikuruza bikurura byose birabihanya byose byavuye muri rebatrasi. Ibi batrasi nazo ni ibintu bisimbuka nk'ibikeri n'ibindi bintu bisa nabyo. Nuko ubwo rero mu kuntu zikurikirana, nyuma yazo hari icyo bita reptile zivuyeho, reptile zaje gutera imbere zikora ibintu bisa n'ibiguruka. Inyoni zaje kuva muri reptile zaje kuvamo ibinyoni. No kuvuga ngo ikitwa batrasi. Batrasi ni izo classe z'ibikeri, tuntu, yego, imitubu, tuntu mutwe tugenda bira byose bisimbagurika. Nono mu gutera imbere kwabyo byahavuye mu cyo bita reptile. Reptile urugero harimo nk'inzoka, ibintu nk'ibyo. Yego, inzoka, bira imiserebanya, bira bintu byose bikururinda. Buriya ni na ntuza niyi kino kiba mu mazi, ngo umwami w'amazi ni ingona. Undi bavuga ko ingona ishobora nayo ngo bayireba ko bagasanga hari isura ifite kuri za dinosaur, nayo ni inyamaswa ya kera cyane. Ifite ahantu ihuriye n'amadinosaur ya kera. Noneho bakakubwira yuko rero impamvu rero bakubwira ngo ni bimwe n'ibikuru by'ibindi, nuko hari organe. Bazakubwira iyo bavuga organe, uzasanga hari organe respiratoire z'imihumekere, usange kimwe ntayo cyagiraga, gikuru cyacyo cyangwa ikisumbuyeho kirayigize. Usanga ikindi nta mutima cyagiraga, kirawugize. Usanga ubwonko bwari butoya, ikindi kisumbuyeho cyagize ubwonko bunini, sibyo? Kandi uko ubwonko buba bunini niko buriya bukora cyane. Niyo mpamvu abahanga bajya bavuga bati umuntu kubera ukuntu bakubwiye ko organe ikora cyane irabyibuha, ikora gakeya ikananuka, kubera ko umuntu ngo muri iyi minsi agenda akoresha ubwonko. Niyo mpamvu berekana nk'umuntu wo mu myaka y'ibihumbi nka 3 bakamwerekana afite urutwe ruvuye nka rukagera nk'ari, kubera ko ari icyo gice kinini uba ari gukoresha, ahubwo utuboko twarananutse kubera ko amaboko adakora cyane. Bivuga ngo icyo gihe se byabisobanuye ko icyo gihe bakoresha ubwonko cyane kurenza ubu ngubu. Icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 3, oye nibwo nagiye muri future, ntabwo nkiri muri past. Ibyo ni 3,000 muri future uvuye ubu ngubu, kubera ko umuntu ari gukoresha ubu bwonko. Nese umuntu hirwa mu biro, nese umuntu aracyahiga teo. Bivuge ngo mu myaka 3,000 wenda uturutse uyu munsi, umuntu ashobora kuzaba afite umutwe munini kurenza umutwe munini, bitewe nuko nubundi na mbere abo bakubwira, abo bakurambere bacu ba Australopithecus, abo ba Homo habilis bariya bari bafite umutwe wari mutoya. Wari muto? Bitewe nuko wakoraga gakeya. Ahubwo tujya tubireba mu bishushanyo nyine baga bafite imitwe isongoye nk'inguge n'ibiki byose. Baga bafite umutwe usa nkaho ucuritse gutya, ariko uko bagendaga beguka ubwonko urabizi ko hari igice bita biliberashidi kiba hano nacyo cy'ubwonko. Ubwo uko kigenda cyaguka kiba kinini n'ubwonko buba bunini, niko ikiremwa kigenda, niko biteye. Urumva yeno organe twabikubwiye ni itegeko ry'ubuzima. Organe ikora cyane irabyibuha, organe ikora gakeya irananuka. Yego,
noneho rero mpamvu usanga umusiporutifu yarazanye nk'imfundiko ariko ubu ntabwo ubona ibyo abafotobareri none se biriya bintu utekereza ko byarapfuye kwizana ubu uzareba ugenda urebe usanga nk'abahigi ba kera umuhigi wa kera yari yirukankanaga nk'urukwavu akarufata utekereza ko se amaguru ye yabaga yirukanka byoroshye yabaga ari umuntu amaguru ye yabaga yirukanka yabaga yaradevelopye igice cye cyane uzabona nk'izi ngoriye ziba mu mashyamba uzagenda urebe amaboko yabo kubera zirampa cyane zikoresha amaboko cyane kuruta amaguru usanga amaboko yazo niyo akomeye cyane kurusha amaguru kubera ko aribyo bice ni nabyo birebire buriya goriye zigira amaboko maremare asumba amaguru usanga amaguru yazo akora gakeya nuko ziyakoresha gake gashoboka ziyakoresha gake noneho rero ubwo twagiye mu nyoni inyoni rero ziba zabashije kudevelopa igice urabizi inyoni zo ngo n'umuntu agirira agashyari inyoni buriya cyane urumva kubera ko inyoni zo zaranagurutse ibintu ngo kuva umuntu yabaho rwose ngo yamye ashaka kuguruka buriya bikamuyobera batiza impanya ko tuvuga ko mamifere ni ikisumbuyeho ku nyoni ko bavuga mamifere ko zisumbuyeho cyane ariko ziriya bora zaturushije zatutanze umushi wo kuguruka ngo nibyo ngibyo ba Leonardo da Vinci mu myaka ya za kera mu 1500 na kangahe babaga bavuga bati byari byo byose umuntu tuzahimba amababa tuzakora amababa natwe tuguruke ziriya nyoni zo kumya kudusuzugura buriya rwose umuntu yamye afite agashyari rero ko inyoni wenda ziguruka ariko rero si ibyo gusa n'ubundi uzasanga n'ubundi inyoni intuza nk'amafi aturusha koga usange rebatrasiye wenda hari ibyo ziturusha gusimbuka bitewe n'ingano yabyo usange n'ibyo bikururanda hari icyo byabaga byaradevelopye noneho abahanga rero igituma bakubwira yuko ari uko nguko inyamaswa zagiye zikurikirana ni uko hagati y'inyamaswa n'iyindi hagati wenda ya mamifere y'inyamabere n'inyoni uzasanga hari inyamaswa yasigayemo yananiwe kwisobanura ngo yisobanure nk'inyamabere cyangwa nk'inyoni si ufite ingero nk'agacurama noneho abantu bize biology barabizi cyane barabizi ariko n'utarize biology abizi ko agacurama gafite amabere kakanaguruka kakigira n'inyoni niyo nyoni yonyine igira amabere noneho rero waza ugasanga hagati y'inyoni n'ibikururanda uzasanga hari inyoni zabaga zifite amenyo zitwa Ayopteryx ni ibintu by'izina bya kera yabaga ifite amenyo inaguruka ari igikururanda ariko kiguruka kikaba gifite n'amaboko amababa atameze nk'ariya ugasanga kiguruka urabona agacurama se bundi hari ubwo kagira amababa ibintu gafite ni amaboko gifite ikintu kimeze ni uruhu ariko gafatiyeho uruntu rumeze nk'umutaka rumeze nk'umutaka nicyo kigurukiye n'ibindi bya dinosaure kera byagurukaga nuko byabaga bimeze uzasanga rero buri muri classe abantu bazakubwira ntabwo ari amababa asanzwe wapfura ntabwo ari amababa noneho bazakubwira ko nko mu mafi igituma bakubwira ko buriya intangiriro yabyo byose yari imwe bazakubwira ko nko kugira ngo nk'ibikeri byo mbere y'uko kiba igikeri kiba gisa n'ifi ntabwo wagiye ubona imitubu irazwi iraboneka ahantu haretse amazi nyuma zitangira ari imihini zikamera nk'ibifi ifi ikazaza ikamera utuguru n'umurizo ukagenda ushyiraho kugeza igihe ubereye igikeri ababaye hari abantu wenda batabizi cyangwa se baba barabyize nko muri biology ariko batabisobanukiwe ariko nkatwe twabaye mu bishanga twabaye ahantu hari ibishanga twagiye tuyitegereza abana baritegereza cyane igikeri umutubu utangira ari amagi akazavamo umuhini utuntu tw'imikara abantu bize wenda ni akantu kaba kari fomati ya spermatozoide abantu bagiye biba bimeze kimwe rwose kakagenda kadevelopa paka kameza amaguru noneho wa muhini w'ifi ufite amaguru yabaga ari nk'igifi gifite amaguru bikazageraho byose imizi zigacika kakavamo agakira kiriya gifi kuriya rwose ubibona bavuga ko n'ubundi no mu nyanja cyavuyemo cyazamutsemo cyaje kivamo ibyo bikeri n'ibiki byose ariko uracyari kimeze nuko
kandi ko kurabona ko biba bisa ubona ko ni forume ni imwe niyo urebye za amburiyo z'ukuntu amburiyo z'ibintu amburiyo abazi biology bazi ko ari forume y'umuntu ukiri mu ikintu ibintu bikirema bikiri mu biba bigenda gusa rwose inzira y'umuzima ibisa ku biremwa hafi ya byose biba biri kwiyubutsa iyo byavuye nuko noneho rero icyo turi kuvuga hano muri evolution rero yacu evolution rero ubwo twari turimo tubisobanura ubwo umuntu afite nawe aho yavuye uzasanga umuntu bakubwira ko ari muri renye animale ari muri classe de hari ikindi kintu hagati cyitwa ambrashoma hagati ambrashoma ni nka les vertébrés les invertébrés hari inyamaswa uzasanga zifite urutirigongo n'izidagira urutirigongo izifite urutirigongo zirayoboye kuruta izitagira urutirigongo hari inyamaswa itagira urutirigongo ni nk'iyihera none se uwo muhini wavugaga oya reka za ntuza zitangira kukagira ariko tuvuge nk'ikinyamunjongori nk'imunyorogoto byose nta rutirigongo bigira nuko ibifite urutirigongo rero bitebera nko ku mafi amafi urabona afite urutirigongo ntacyo noneho uzasanga iyo bayita mbranchoma noneho usanga za classe mamifere za reptile naho twari twageze noneho tumanutse hepfo haza muri lecophage ubwo tuvuye kuri classe tugiye kuri ordre ordre uzasangamo ordre de primate umuntu naho yagiye aturuka noneho le primate ni ibintu bigiye byenda kujya gusa n'ingagi bisa n'abana ariko iyo basobanura umuntu ntago bari abahanga bavuga ntago abantu bavuga ngo umuntu yabyaye ingagi ahubwo bavuga ko umuntu yaturutse ku ngagi oya nagaruko bimeze ahubwo ingagi umuntu waje kuvamo umuntu yendaga gusa n'ingagi ariko kubera ko ingagi hari zasigaye ubwo nuvuga ngo hari ibyasigaye hariya ntago umuntu ari wavuyemo ingagi kubera ko ingagi zikiri kuriya ahubwo hari umuntu wigize kuba asa n'ingagi yego akora evolution akaba ari mu bwoko bumwe bwitwa le primate noneho hari ibyitwa hominide hominide ni ukuvuga ngo ni ibyenda gusa homo bavuga ko umuntu homo uraza kuza nk'umuntu ni ibisamuntu ni ibisamuntu uzasangamo ibyo ngibyo uzasangamo ubwo ni famiye kandi burya ibintu byose byenda gusa biri muri iyo ibintu byose inyamaswa ziri muri famiye imwe burya zishobora kubyara ziranabyara niyo mpamvu uzasanga za Eskimo hariya umwirabura abyarana n'umuzungu bigakunda za Eskimo zibyarana n'abantu bigakunda abo bantu babumye mu mashyamba repigime Eskimo ugiye kubisobanura abantu bavuga les Eskimo niba ari abantu baba muri neje uzasanga bameze nk'abapigime abantu bacu bakiba mu mashyamba bataramenya ko umuntu yavumbuye iterambere bakiberaho bakibera mu mashyamba mbese mu Rwanda baravuga ngo repigime ngo abatwa ngo ni repigime kubera ko wenda wasangaga bakibiri mu bihe bya kera abadashaka kwisanisha n'abandi bantu cyangwa ukareba warebye iyi filime yabasagatwa bariya bavuga ko ari ababushime n'abapigime benda gusa ariko iyo urebye nyine ukuntu bibereyeho uzasanga nta kintu ibintu isi y'ubu ngubu ibabwiye nta kintu ibabwiye rwose biberaho gutyo noneho ariko uzasanga umuntu wenda uteye imbere ntabyarana na sagatwa bizakunda bakabyara akantu umwana mwiza rwose cyane ko sagatwa yagaragaje ubuhanga bukomeye cyane ubwo rero nuko nguko abantu nuko famiye zimeze ariko bakavuga ko aho tugeze umuntu ari homo sapiens ni umuntu w'umunyabwenge wamenye ubwenge w'umuhanga ugororotse umeze neza umuntu w'ubu usanzwe ubona ni abantu bitwa homo sapiens ni ukuvuga ngo rero abahanga bavuga evolution abantu bavuga yuko isi ni iteranya rero ibintu ngo bizayisigaraho abantu bazakubwira ngo hoya ngo ibyo ngo uvuga ngo siko byari bimeze ngo umuntu ngo kera ngo niwe wari parfait ngo umuntu ngo ahubwo ubu ngubu ngo ari kugenda ngo arangira ngo umuntu wa kera ngo yabagaho imyaka 100 Bibiliya ni kuvuga imyaka ngo magana cyenda na 90 ngo yari umuntu ngo yabaga ari abantu ngo barebare ngo babaga ari uburebure bwa metero 6 ngo Aburahamu ngo yari umuntu ngo muremure ngo noneho ngo kandi ngo uwo muntu ngo witonde ngo uwo muntu ngo yari umuntu ngo utaragwaragurikaga ngo yari umuntu ngo wirukankanaga ibinyamaswa bindi ngo yabaga afite imbaraga kandi ubwo impamvu nuko batarimo baragendera kuri siyansi ntabwo bari kugendera kuri siyansi ariko akantu twemeranyeho gatoya
byo twemeranya ko umuntu wo hambere umuntu wo hambere yari afite imbaraga zisumba fizike, ariko imbaraga ziri fizike, ariko twebwe aba scientifique twemera ko umuntu yabaye igitangaza atari ukubera imbaraga ziri fizike gusa, ahubwo kubera imbaraga zo mu bwonko. Noneho rero bo bakakubwira yuko ngo uwo muntu wo hambere ngo wari ufite ngo ubwenge ngo budasanzwe, ngo uwo muntu ngo yari afite ubwenge, ngo yari afite imbaraga zidasanzwe. Ibyo bintu wenda imbaraga zo tukazemeranywaho, ariko ntitwemere yuko twebwe uwo muntu wa kera yari afite ubwenge busumba ubw'uwo muntu wubu. Bazakubwira bati none se ko umuntu wa kera ati ubu ngubu ati reba ati abantu ubu ati bajya bino bintu turya bino bintu OGM byo mu nganda, ukarya ifi maze nko mu mikebe amezi 6, ukarya ibintu by'ibituburano, ati ibi bintu bizatwangiza. Nturanye n'umugorozi niwe ujya umbwira ati oya, ati ibintu byanyu ntago mba mbyumva, ati abantu bubu ati bari kugenda ati bari kugenda babyibuha, ugasanga umuntu yaratumbanganya umusozi kubera kurya ibyo bintu byo mu nganda, ati bararya, ati ugasanga umuntu yicaye muri ofisi ntashobora no kugenda na metero na kilometero ngo no gushaka imodoka, ati abantu barimo baragenda bangirika. Ariko twebwe muri selection naturelle banga tuzimo, urumva ikigaragara cyo nuko ruvuga ngo icyo nakubwiye, icyo uriya mugabo wita Darwin yakubwiye, yakubwiye ati evolution ni ukuva muri formule simple ujya kuri formule complexe. Ni ukuvuga ngo uwo muntu nubwo wenda azabyibuha akabyibuhana agatumbagana kubera kurya ibyo OGM, hari n'umuntu utazabirya, sibyo? Hari umuntu uzagumiza yirinde, nk'abo wenda abagorozi bavuga bati tuzagumiza turya ibintu biri naturel, twirinde ibyo bintu bigezweho, urumva? Hari abantu bazamenye yuko ibyo bintu bifite akamaro bigezweho, nta mpamvu zo kwiyangirisha ibyo bintu. Noneho bamenye ubwenge bw'ubu ngubu umuntu agezeho, ariko bagumane n'ubuhanga, bakomeze siporo, bakomeze wenda baba basiporutifu, umubiri wabo ugumize ubukora neza. Wenda barya ibyo bintu kuko byo mu nganda bifite intungamubiri nyinshi, ariko bakore siporo. Bashobora kubirya bakabisohora, bakabikarwanya, bakabitsinda. Nibyo twakubwiraga ati habamo icyo bita survival of the fittest. Isi isigarwaho n'umunyembaraga, ntabwo isigarwaho n'uwo muntu wagiye agafatwa n'ibihe, agafatwa n'ibihe akarya akabyimbagana twiza, akarya ibintu byose, akarya ibintu akaba atakaranga, akagenda akabyimbagana, banza wumve, akagenda akabyimbagana, sibyo? Akabyibuha bitewe nuko yatwajwe n'igitugu n'ibintu by'ubu ngubu muri 2020, akirira ibyo bintu byo mu nganda, akarya ntakore siporo, akabaho nyine atareba icyo aba basekuruza bari bafiteho nk'ubuhanga, iyo siporo ntayikore, sibyo? Akumva nta kimaze, icyo uwo muntu bibaho urakizi, icyo natiri mukorera aragenda byimbe, atumbagane. Namara kubyimba abantu bibiro nka 100 ngaho urabizi, hari igihe no gutera akabariro bimunanira, sex ikamunanira. Uwo muntu utakoze sex ntazabyara, natabyara azapfa atabyaye, uwo nguwo isi izabimurangije, ntazaba yororotse. Nuko nguko isi izamusoza, nuko selection naturelle izamuhitana. Noneho rero abahanga bo barabizi ko ari uko isi iteye. Ariko rero turimo dusoza ikiganiro cyacu, isi tuzavuga ko izasigarana abishaka, izasigarana ibyabonye ibikwiye, izasigarana ibyabashije kwiyadabuta, bizasigarana ibyatsinze competition kwa. Nuguhangana, isi nuguhangana, nukugendana n'ibihe. Hari ikintu bita wenda hari ukuntu habaho ibihe bidasanzwe, bigasaba uko abantu bihangana. Isi rero nk'uko yagiye bisobanura, igenda isigarana ibyihangana kuruta ibindi, ibidashoboye kwihangana bigahitana n'ibihe. Inyamaswa zabayeho, hagiye habaho inyamaswa zirenga, hagiye ubu ngubu izisigaye ku isi ziri munsi ya 80 y'inyamaswa zariho mu isi. 80%. 80%. Niwe ngo 20% zabaye disappear. Oya, 80% nizo zabaye disappeared. Reka. Ahubwo izisigaye hasigaye ni. Ntabwo hasigaye 20% y'inyamaswa zari icyo gihe.
iyo ni selection iyo ni selection iyo ni life kabisa. Ubwo ni ubuzima nuko buteye, ubwo buzima tugendamo nuko buteye. Hari umuntu la science, hari umuntu wambwiye ati buriya ati ngewe nanga abantu n'abamaterialiste. Ikintu bita materialiste naramwumvishe. Materialiste ni umuntu ukunda ibintu, ariko abahanga bakakubwira ati turi ibyo dufite. Buriya Theo, niba wirira ibijumba gusa ukaba nta tubuto ubona, akaba nta kanyamubona, akaba ari ikijumba wenda n'amazi, imbaraga nzagira nyine, imbaraga uzagira zaba zihura n'ibyo urya. Buriya abantu dusa n'ubuzima tubayemo, ariko uzasanga umuntu wariye akanyama, akarya imbuto, byaba ibyubaka umubiri byose akabibona, ibirinda indwara akabibona, azaba asa neza. Urumva, nabyara n'akana akakabyarana n'undi nawe usa neza, akariye neza, nawe azabyara akana gasa neza. Ngibyo abantu twese turi materialiste, dusa naho turi, dusa n'ibyo dufite. Niyo mpamvu uzasanga abantu iteka baharanira kugira ibintu, kubera ko abantu basa n'ibyo batunze, basa n'abo bakomotseho, basa n'aho n'ibyerekezo. Nguko impamvu abantu intambara zo gushaka ibintu zitazashira mu isi. Survive of the fittest, selection imbaraga. Ufite imbaraga numva birimo kugendana n'itegeko ry'ishyamba, bavuga ngo akaruta kandi karakamira. Ngayo nguko rero Bwana Theodore, reka tugushimire cyane. Ubwo mu buzima tugendeye kuri siyanse, batubwiye bigendeye ku myemerere y'iyobokamana, ariko ndifuza ko tuzajya ku buzima noneho, ku buzima hari abavuga ko hari ubuzima inyuma y'ubundi. Oya, icyo nacyo ndifuza ko tuzabiganiraho, icyo tuzakigeraho tukareba ibyo buzima, kuko ibyo byose binyuranye n'ubuzima kakanya umaze kutubwira bwishe muri siyansi. Iki ngiki nyuma icyo kiganiro tuzagikora. Nyuma y'iki ngiki icyo nzabasobanura kindi, ubwo nabanje kubashyira mu ntuza. Ikiganiro kizakurikira nzababwira noneho urugendo rw'umuntu, noneho tubahe n'amashusho n'amavideo z'ukuntu yagiye ukuntu yajandutse mu nyanja, kazandukamo agahangana za dinozora akazitsinda, agahangana n'impyisi n'inyamaswa zari zimuhitanye, akarwana akiga mu guhimba umuriro, agatwika, akagira ubwo nyine umuntu akwira isi ari igitangaza. Ubwo rero ni ikiganiro kizakurikiraho. Nyuma dukore n'icyo abandi bantu bavuga, remisteri zindi ziriho ku buzima. Ubuzima tuzabuvugaho, niturangiza noneho ubutaha tusimbukire mu buzima tubusesengure nabwo bw'iyi minsi. Hari n'abavuga ko umuntu abaho ubuzima burindwi, ubundi akagira mu bintu by'imyemerere. Nabyo ni ikintu tuzaganiraho muri Mystère de la Vie. Nakagaruka. Reka tugushimire rero Rutagungira Celestin, udaha ikiganiro cyiza. Buriya tuzongera dore mu biganiro bitaha. Murakoze cyane. Yego, namwe murakoze.